kugira ngo murabona ko ya sosi yacu yahiye rwose. Murabona ko ari isosi nziza cyane. Mwongeye kwirwa muraho. Nkuko ro mubizi ni amasaha yo kugira ngo tubereke uburyo umuntu ashobora guteka ibintu bitandukanye yibereye mu rugo cyangwa se afite abashyitsi. Abantu benshi muzi uburyo bateka macaroni bolognese, ariko uyu munsi tugiye kubereka icyo bita sauce bolognese. Ni sauce rero bayiteka gute iyo sauce? Iyo sauce ugomba kuba ufite viande hachée, ufite carotte, ufite igitunguru, ufite inyanya, ufite na sorwatomu cyangwa se sauce tomate, ufite n'amavuta. Nabwiye ko umwihariko wacu ntabwo dukunda gukoresha ibirungo bindi bihambaye cyane, dukunda gukoresha ibintu tubona iwacu. Ikintu cya mbere ukora niki kugira ngo ikaroti yacu ikoreshe, urayirapa. Igomba kuba karoti irapye nibwo uyikoresha neza. Ya karoti yacu twarangije kuyirapa, igikurikiyeho ni ugukata na cya gitunguru cyacu. Ntabwo ari ngombwa kugikata cyose, ushaka kugisaturamo kabiri bitewe nuko kingana, kuko icyacu cyari kinini cyane. Ubwo rero igisigaye n'igitunguru twagikase na karoti yacu twamaze kuyibona. Ahasigaye tugiye kubanza dukoreshe viande hachée zacu. Akandi kabanga rero ko guteka viande hachée, ntimukajye mubanza amavuta mu safuriya mugiye gutekamo viande hachée, mujye mubanzamo viande hachée. Kwa ko akenshi tuba twaziguze mu alimentation, iyo zihuye n'umuriro zirakamuka zikibyarira amazi. Ni byiza ko zibanza zigakamukamo ayo mazi agashiramo, hanyuma tukabona gushyiramo amavuta. Ariko iyo ushyizemo amavuta zigakamuramo n'aya mazi, birajenda mu kinyarwanda cyiza niko babyita. Urazireka zikabanza zikumuka. Hanyuma uko iminsi izagenda tuzabereka n'uburyo ushobora kwikorera viande hachée. Si ngombwa ngo ufite crack machine, biravunanye, ariko tuzabereka uburyo nabyo ubikora. Dore murabona ko ziba zatangiye kwibyarira amazi, nta mavuta nari nashyiramo. Mba ndetse gushyiramo amavuta kugira ngo ya mazi nayo abanze akamukemo. Ngira ngo murabibona ko nazo ubwazo ziba zifitiye amazi yazo nkuko nabibabwiye. Niyo ushaka kuziteka, ushaka kuzirya suforme y'ubunyobwa kandi ari viande hachée, ubanza kuzikora gutyo hanyuma ukazishyira ku ipanu, ukazibabura. Ipanu ishyushye idafite ikindi kintu iriho, ugashyiramo umunyu, uzirya nk'urya ubunyobwa. Ubwo nabwo ni ubundi buryo tuzagenda tubereka. N'uburyo bwinshi cyane. Inyama zonyine ubwazo ushobora kuziteka mu buryo burenze nka 300, ari inyama zonyine. Ubundi inyama, umuceri nibyo bintu bitekeka cyane kandi bishobora kuvamo indyo nyinshi. Ariko muhumure tuzabereka n'uburyo bateka n'ibijumba n'imyumbati. Hari abatabizi nabyo, ibyo nabyo tuzagenda tubireba. Murabona ko ya mazi zibyariye ubwazo yashizemo. Ubu noneho tugeze mu gihe cyo kuba twashyiramo natwe ya mavuta yacu. Ni nabyo byiza no ku bantu muteka inyama bari ko muzajya mubigenza, mujye muzikata manze muzishyire mu isafuriya, amazi zifite abanze ashiremo, mubone kongera amande kugira ngo muzitogose niyo mushaka kuzitogose, kuko nazo ubwazo ziba zifite amazi menshi. Hanyuma tugiye gukaranga nk'abakaranga inyama bisanzwe, ariko ntabwo tugeza ku minota nk'inyama, aho ushobora gukaranga iminota mike cyane, kuko byandashobora ko tuba ari dutoya. Hanini tuba twahese ngombwa gukaranga igihe kinini cyane. Uzana za carotte zacu warapye ukazishyiramo, ugashyiramo rimwe na cya gitunguru.
Bibutse ko turi gukora icyo bita sauce bolognese. Navuga ko abenshi bazi makaroni bolognese, ariko hari na sauce bolognese. Ibyo byose tuzagenda tubireba. Muhumure weho jya ukora subscribe, kore like na comment, natubwire n'icyo ushaka ko twazagukorera. Hanyuma ugashyiramo na wa mufa wacu uba wanyujije muri mixeri. Hagira umuntu ugira ubwoba ngo nta mixeri afite, ibi biroroshye cyane. Tuzagenda tubereka uburyo ibi byose ubikora n'izo mixeri ntazo. Iyo bigeze hano rero ushyiramo n'umunyu. Hanyuma rero tumaze gushyiramo umunyu, kumva ko umunyu wakoze ntabwo ari byiza kwa kundi twumvira mu kiganza. Ibyo ntabwo ari byiza. Impamvu nta yindi, nkoresha aka kaboko njya gushyiramo umunyu uko ndi guteka cyane. Hari igihe mpuza ibiganza, ushobora gushyira hano nkumva ko umunyu wakoze, umunyu wahageze ugasanga nibeshye ku gipimo cy'umunyu. Ibyiza nkoresha hano, naho si impita mpfa kuhakoresha cyane. Ikiza ndabanza nkahanagura nkabona kuhakoresha kugira ngo habe ari netire, aba ariho numvira umunyu. Nizere ko ariko muzaya mubikora, ariko hano ushobora kwibeshya ku munyu. Numvira hano umunyu ko wakoze, kandi nzamura ikiri liquide, ntabwo nzamura ikintu kikiri solide. Iyo nzamuye, tuvuge nko muri guteka inyama, nzamuye inyama akaba ariyo numviraho umunyu, nshobora kwibeshya kuko igihe nashyiremo umunyu hari igihe umunyu waba utari winjiramo imbere. Nzamura liquide kuko uba warangije kuyonga. Rero mu byo natekaga numvishe umunyu udahagije, niyo mpamvu nongeyemo. Hanyuma dushyiramo na sorwatome. Bibutse ko ari ugukoresha ibirungo twebwe tubona, ntabwo ari bya birungo tudashobora kubona biva imahanga, za piripirimanga n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Oya, dukoresha ibyo tubona, nibyo byiza. Ariko hagize n'uzashaka kureba nabyo uburyo umuntu yabitekesha, cyangwa se warakiguze ukayoberwa uburyo wagikoresha, nabyo uratwandikira nta kibazo tukabikwereka. Iyo iyi sauce bolognese igeze ahangaha, tuba tugeze mu gihe cyo kugira ngo dushyiremo amazi. Ariko ikigera ahangaha hashobora kuvamo izindi nteko ebyiri cyangwa ubundi buryo bubiri bw'ibiryo. Ikigera ahangaha ushobora gukuramo pizza, icyo ni icya mbere. Ikigera ahangaha nanone ushobora gukuramo inyama wakoresha muri peviande cyangwa se umugati urimo inyama. Ikigera ahangaha ibyo byose birashoboka, ariko twebwe twahisemo kugira ngo ikomeze ibisosi yacu, niyo mpamvu tugiye gushyiramo amazi. Ubwo niba ngombwa ko tubereka uko iyo pizza ikorwa, nabyo tuzabibereka uburyo mu rugo ushobora kwikorera pizza ku byo ufite byose, nta kibazo. Pizza ishobora kuba yavamo. Ahasigaye ni ukubereka igatogota nk'uko uyibona. Rwose ni isosi y'umwimerere. A few minutes later. Kugira ngo murabibona ko ya sosi yacu yahiye rwose. Murabona ko ari isosi nziza cyane, kubera gukoreshwa n'ibintu byinshi cyane. Nababwira rero ngo bon appétit.